Yeah, alright. Asante sana. And this is Dunia. Yeah, nkuko bisanzwe kama kawaida nuko tutangiye. Ngira ngo uno munsi muranyihanganira kubwa amapoze turi buze kugenda dufata kugira ngo musobanukirwe iyo episode ya mbere nyine irangiye nta kintu mwumvishe mumenye ngo nakundi. Ya, nuko tutangiye. Umugore n'umugabo. Wife. Atese mugore wanjye. Mungu. Mugabo wanjye wabyutse. Kumbe umemka. Basi mimi nimekuona umelala leo umechoka yani mpaka unakoroma nikasema. Ati ngewe ninjiye mu cyumba nsanga urimo uragona. Reka nyine mbivuge mu Kinyarwanda gitomoye. Nsanga urimo uragona. Sinirwa nshaka kubyutsa. Mungu baba. Nituke kimya sinisikie. Ati nuko nsohoka. Ntari gutera makerere cyangwa se ntari kugusakuriza kujya ngo nakubyutsa. Umemkaje? None so wabyutse gute mugabo mwiza? I'm good. Arihumetse ati nabyutse neza. Wapi sasa? None se ugiye? Yesu Mungu. Hivi kwani sije kuaga? Mimi na jana tumeongea usiku kwamba leo na safari naenda kwenye kitu. Ariko wa mugabo wibagirwa vuba. Ati ejo sinakubwiye yuko mfite safari ejo nyine byare ejo bivuze ngo no munsi. Sinakubwiye yuko no munsi mfite urugendo. Really? Wife, unajua kabisa kwamba kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Atariko se wa mugore wanje we. Wowe niba ubizi neza, aturabizi yuko guhera kuwa mbere mpaka kuwa gatanu. Wote tuko busy kazi. Ati twese tumaze iminsi turi busy cyangwa se duhugiye mu kazi. Na Jumapili tunaenda church. Ati kuwa gatandatu ku cyumweru tukajya ku rusengero. The only day we should spend together. Ati umunsi wonyine dushobora kuba turi kumwe nge nkaho nk'umugore n'umugabo. Ni leo Jumamosi. Ati byibuze byagakwiye kuba runo munsi kuwa gatandatu. Kubera ko kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu twese tuba turi busy turi mu kazi, ku cyumweru tujya gusenga. Ariko bivuze ngo kuwa gatandatu ntacyo dukora, twese tugomba kuba turi kumwe byibuze tukenjoye ngo uwo munsi wacu nk'abantu bakundana cyangwa se na unatoka. None ndore ruragiye ku munsi twagakwiye kuvuga ngo twenjoying ubundi kubita kuri ka. Au umesahau kama sisi ni wanandoa? Ati cyangwa se wibagiwe yuko twashakanye? Wife, sisi ni wanandoa. Ati twebwe turabagore n'umugore n'umugabo wa mugore we. This is marriage. Ati ni mariage cyangwa se uru n'urugo. We should be together. Ati tugomba kuba byibuze, tugomba kugirana kanya nge nawe. Mungu. Tutapunzika sana. Atariko se wa mugabo we ko igihe gihari ntaho tugiye kujya tuzaruhuka. Yaani uone hii chance ambayo atujapata mtoto kwa sasa hivi tuanze sasa kutafuta hela. Ati aka kanya mu gihe tutarabona umwana niko kanya twagakwiye gushakamo amafaranga wa mugabo we. Unahisi mimi naenda kwenye vikundi, basi tu ni vikundi tu vya kawaida. Ati wowe uriyumvisha yuko ibyo nkubwiye yuko ngiye mu mashira hamwe cyangwa se mu makoperative y'abagore wenda ngiye ngo mu matiku n'ibiki hoya na amafaranga? No, ni vikundi vya connection, yani kule nakutana na mama wajasiriamali. Ati hariya niho nkura connection ku cyambere ni connection, urabizi ko no muri iki gihe kubona akazi biragoye. So nawe wanakuwa na madili tofauti na ataho ngaho niho nkura madili n'abakiriya runaka batandukanye, juana na watu tofauti. Ati ni naho menyanira n'abantu bagiye batandukanye. Ndivyo unapozidi kupata hela au unahisi mshahara tunaopata mwisho. Ati rero ni nabyo rero bituma amafaranga twinjiza mu rugo yiyongera kubera yuko umushahara wacu bwacu ntago waduhaza. Tunatosha. Sweet. Umugabo arabyumva ararakara, uyu munsi niwo yumvaga ariruhutsa. Okay. Ati sawa, nimeamka. Ndabyutse nta kibazo. Okay. And what about breakfast? Kandi sindoga ariko ngomba no kunywa icyayi. Mungu. Jamani, chisi unaandaa tu. Ati cyayi wa mugabo wesha, ibyo ni ibintu byo kwigora koko. Wowe ubwawe ntago wabasha kwitekera icyayi wa mugabo we. Unachukua hiti unabandika inatumia tena. Ati fata keto. Keto se?
mu gifaransa sinzi uko yitwa ariko nyine tunuko. Ati fata keto ushyushye amazi ushyiremo amajyani n'ibyo birabirangiye. Aya kuhusu maji ya koga. Si maji yanatoka bombani jamani. Ati none se wa mugabo amazi ko turuka hejuru ari shawa ni igiki turimo turarwanira aho ngaho ko. Ubona pambana huku nikichukua za kwako na za kwangu tukichanganya. Huogopi. Aramwikiza arahobera aragenda. Umugabo mugenzi yagiye araka, umugabo yasigaye arakaye. Bagore mwite ku bagabo dore nuko bitangira. Mugenzi abagabo dupfa mu mutwe bitewe n'utuntu dutoya. Sikilize. Asa unaenda wapi jamaa? Ate none se wa muhungu uri kujya he nyuma yo kujya. Ni mbona unanifanyia hivyo? Ati kubera iki wabinkora? Nisikilize. Ati nyumva wa mukobwa we. Nimekwambia sikutaki. Nakubwiye ngo sinkushaka. Hivyo hujai kuacha wewe. Ati se wa mukobwa nta muntu urakubwira ko atagushaka. Unaningangania mimi nani mama yako mzazi? Wa mushenzi wundi urimo urandwanira nje ndi nyoko cyangwa ndiso. Nimekwambia sikutaki. Nakubwiye ngo sinkushaka. Umukobwa biramutungura amaze kuhehe. Kama ulikuwa unitaki mburu nitonga. Ati none se kuzi ko utanshakaga. Nihe mpamvu yatumye untereta? Ngoza. Kwa hiyo ni yako kumbe ulikuwa nikunichezea tu mimi. Ati bivuze ngicyo washakaga kwa rukuryamana nanjye ukansiga. Si ndio Uone mwili wangu kugira ngo undyamane nanjye ubone ubusa bwanjye ondoke tu. Ubundi wigendere. Kumbe majibu yake unayo. Ati ndumvuze icyo nashakaga. Tena nisikilize kwa makini. Ati ndagira ngo unyumvesha. Naomba iwe mwanzo na mwisho. Ati ndagira ngo bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma. Subutu. Sitaki kuona chochote kinaendelea kati yetu. Ati ntago nshaka kukumva, sinshaka no kubona aho unyuze. Tafadhali. Hata kunipigia simu wala SMS yote kwangu sitaki kuona hiyo. Ati yewe na telefone cyangwa se message sinshaka kumva unyohereza message cyangwa umpamagara. Wewe. Yewe. Sasa ndo unaondoka? None sugiye gute? Mgenzi umukobwa uraha. Kwani nyinyi wanaume mna nini lakini Ntago ari twese wa mukobwa. Mbona mama ntalala naye ananiacha? Ati buri mugabo wese ndyamanye nawe ni ngombwa ngansige koko. Sasa mimi majirani zangu watanionaje? Kila siku mimi nabadilisha wanaume humu ndani. Ati none se abantu duturanye koko bazambona gute? Ko buri munsi nirwa ninjira n'abagabo runaka batandukanye. Lakini Mungu basi nimechoka mama. Ati mana ndarushe. Okaraha. Genzi nababwiye ngo mwitonde. Iyi ngiyi. Bakise dunia. Episode ni ya mbere. Kuva muri 3 Dimension Studios. Wewe unaniumiza bwana. Nywele zako ngumu. Hivi umunage hata watu wakusuka wewe naye anakusuka. Abagore baraha nyine barimo barakubita igipindi umusingo. Si njoo nusikie. Uko baraha ruwaje hano cya pombe. Sayinzoga. Ati mugore wanjye vayo nzanye amahaho. Mugore nawe arahaguruka. Mugenzi umugabo nubwo yaba ari umusinzi cyangwa ari iki apfa kuba yita ku nshingano z'urugo. Sasa mumeze mute? Hakikisha unazipika vizuri. Ati zo nyama ndakwinginze wa mugore we umekinge sure cyangwa se umenye neza ko uziteke zihumure ku buryo abaturanyi iramba kama unavyojua abaturanyi nabo ubwabo baze guteka ubugari bajye batunga iwacu kwa mbali. Ati humura mugabo wanjye. The size man. Mumeze mute baturanyi? Salama. Baraseka. Uko yakageze indani. Wewe. Umugore mugenzi arishimye umugabo atahanye inyama. Kwaje leo? Ati sino munsi byagenze biti nyamuziko he mugabo wanjye. Wanchanganya. Usiku ntunguye.
ulivyokuja na kifurushi. None ukuntu uje n'igikabyo. Tia nyama. Ngodore nzanye inyama. Leo umekunywa pombe gani? Ati uyu munsi wanyweye izahe? Mimi sina mbambamba. Hivi unajua unanichanganya. Umeleta nyama kilo ngapi? Atuzanye ibiro binga ati fungura urebe wirebere. Baba una baya. Nyama leo. Uyu munsi ndire gatiminwa. Uko Tatsoni fungua mwenyewe. Ati wowe fungura wirebere. Baba una baya. Ati uyu munsi ndabona ndibuze kwirigata iminwa. Uko yagafunguye. Bakise dunia. Iyi episode ya mbere kimwumva ni njyewe. Nutse muri the 3D Studios. Genza umugore yacitse intege. Unajua ni mke wangu. Aturabizi mugore wanjye. Mimi nakupenda sana. Ati nukuri ndagukunda cyane. Lakini pia naumizwa na maneno ambayo yanasambaa hapa mtaani. Ariko mu byukuri mugore wanjye, ngewe ubwanjye mbabazwa n'amagambo hano hanze birwa bamvuga cyangwa batuvuga. Kwamba mimi ni mwanaume suruali sina. Ati bavuga yuko ndi umugabo gafifi. Sina chochote. Ati yuko ntacyo nimariye mugore wanjye. Na mimi nikaona nifanye. Ati nanjye ndavuga ati reka nze mu rugo byibuza. Ni bebe kamfuko ili nije nikuheshimishe. Mfata umufuka byiramo amabuye byibuze nze nivugisha ko nzanye inyama byibuze nawe ubona ishema ry'uko ufite umugabo uzana inyama. Simona hivyo kuheshimisha hapo nje. Ati se ntubibonye yuko abantu bose basigaye bavuga ngo byibuze nzana inyama. Nani anajua kama nimekuletea mijiwe? Ati none se ninduzi yuko nzanya amabuye. Unajua nini Mudi? Aturabizi mugabo wanjye. Sana. Ila kuna muda unanifanya najisikia vizuri sana. Ati hari igihe nkwanga cyangwa se nkakurakarira. Ati ariko hari n'igihe byibuze hari igihe njya nishima. Nkishimira yuko uri umugabo wanjye. Kama umeweza kukaa huko ukanifikiria mkeo. Ati niba byibuza aho wagiye kunywa inzoga wicaye hasi ukantekereza byibuza. Na mke wangu kule. Ati ugatekereza ko ufite umugore wawe wasize mu rugo. Wanamcheka. Ati ko bamuseka yuko yarongowe n'umugabo gafifi. Wanamuona na mwanaume suruali. Ukono bebe haya mawe. Ati byibuza ugatekereza gutoragura amabuye ngo yashyire mu gikapu. Ili uniheshimishe tu. Ati kugira ngo byibuza umure mu isoni. Ili ni jambo kubwa sana. Ati wa mugabo we ntago wowe ushobora kumva yuko ari ibisanzwe ariko birakomeye kuri njye. Na nikuhakikishie. Ati ndakwizeza yuko nimelipokea kwa moyo. Ati zinyamuzanyesha ndazakiriye n'umutima n'imitima ibiri. Moja. Nta nubwo ari umutima umwe kwa dhati. Sasa ninavyokuambia haya mawe naenda. Ati cyo nakubwira aya mabuye cyangwa izinyamuzanye ngiye kuziteka mpaka zihumuye abaturanyi batangire kumva zihumuye. Hizi nyama unanitingizia mishikaki, unanipikia supu. Ati none se mugore wanjye cyatangiye gusakuza kugira ngo abaturanyi bagira umunwa cyangwa se bagira umunwa munini nyine tu. Batangire kumva izo nyama ngo ni iki. Ngo none se mugore wanjye izi nyama kwanza ko numva nshaka kurya mushikaki uranyokereza mushikaki cyangwa urantogosereza? Tosti. Nakuchemshia supu. Ati ndagutekera isupu kwanza ya roast. Ubundi nzikarange. Ubundi ngore inyama mushikaki. Pilipili. Ubundi nshiraho kirungo. Ndakubwiye ngo no munsi uririga. Ondo ntakula. Ati none se wa mugore k'ibiryo ari bibiri noneho inyama n'izindi ndarya kugira ngo nje cyangwa mbanze nje kugira ngo nze kurya nyuma. Na ukila utakula tena. Ati ndakwizeza yuko uri buze kurya na nyuma yo kurya urongera ukarya uwatetse. Abaturanyi baraseka. Sasa Matilda,
kama umeweza kunikaribisha nyumbani kwako. Atese Matilda, mugenzi wa mukobwa wacu hora bamusiga buri munsi yitwa Matilda. Ati niba byibuze wabashe kunyemera nkagera iwawe. Na tumekula, twariye, tumekunywa, twanyweye. Inashindikana vipi kuikamilisha ifuraha tulianzisha tangu mchana? Atese ibyishimo twaheranye turya tunywa, twagiye tukabikomereza n'ahandi. Alafu Mati, sex sio kitu kibaya. Ati Matilda, buri imibonano mpuzabitsina, ngenda avuga ikinyarwanda gitomoye. Ati buri imibonano mpuzabitsina si ikintu kibi, ila wewe ndo unatengeneza mazingira yaonekane kitu kibaya. Atahubwo ni wowe ushaka gukomeza ibintu bigaragare nk'ahari bibi. Ila mimi nafanya hivi kwa ajili ya kutengeneza msingi bora mahusiano yetu. Ati byibuze ndagira ngo tubikore kugira ngo byibuze tugire ahazaza hacu heza, kugira ngo nyine dukore fondation. Nuko bahungu bose babivugisha, n'abakobwa mwe mwitondera uduhungu twano hanze. Nuko yivugisha ngo niba unkunda ngo banza ngugire. Sio kama nakukatalia, ila ati kuba ndi kukwangira kama tuchukue hata muda kidogo. Ati nukugira ngo byibuza tubanze tumenyane byimbitse. Sababu nakumbuka nimeshakwambia nimeshaumizwa sana. Ati kuko narakubwiye yuko n'abantu benshi bagiye bancaho bakanyu ndabivuga mu kinyarwanda kizara. Reka mvuge ngo bakambabaza. Ukinivumilia kila kitu kitakuwa sawa. Ati ndakwinginze uzanyihanganire, igihe n'igihe tuzabikora. Sina nia mbaya na wewe. Ati ngewe mu byukuri ngiye mfite cyangwa si icyo ngushaka hose ikibi. Nyewe kulima nilishatendwa sana, najua maumivu yake. Ati ndakwinginze, ati kandi ndabizi yuko abantu bose nyuma yo gukora cyangwa se nyuma y'imibonano mpuzabitsina bahita bigendera, kandi ndabizi yuko bibabaza ku bakobwa. Nakupenda sana. Ati ndagukunda, ako niko kabi. Huyu naye Mungu kama wale wengine cyangwa aratandukanye, inaonekana kama mstaarabu. ati ariko yasabye byibuze nk'umuntu usobanutse. Inaonekana ananipenda huyo. Atasa naha nkunda byibuze ni muha Aliye ntago azagenda. Lakini potelea mbali bwana. Ati reka bose ni bamwe eme. Lakini uniahidi utonichezea. Ati none sura nyizeza yuko ningu utazanyinisha nk'abandi. Ati ndakwizeza. Nipo tofauti sana na vijana wengine. Jewe ntandukanye n'abandi bose. Na kama ningetaka kukufanyia wewe. Ati yo nshaka kubikora gutyo, na wala nisingetaka kubembeleza. Ati sinari no kwirwa nkusaba. Sitaweza kukufanyia kitu kibaya chochote kile. Ati nukuri wa mukobwa wenda kwizeza yuko ntazigera nkutanga. Mugenzi karishimye, kabonye umuhungu kizeza ibitanga, gusa bose nuko baba bameze. Nuko twese tumeze mw'abakobwa mwitonde. Kutoa tuishi milele, jibu nikipata. Genzi mwihanganire episode yacu ya mbere. Ibise mbisobanurira oya. Mutamu nikupende wewe. Mwihanganire episode yacu ya mbere irasa nabi. Nuko gasotse. Yeah. Usizindi zose. Mutamu zisa n'urwembe. mutamu. Mugenzi nuko byagenze, tugaruka kuri wa mugabo wacu. Bamwise Manyanya. Mari rebera umupira, umugore ava mu bimina. Babe. Hivi unajua saa 5 saa hizi mimi nitegemea nitakuta umelala. Ati mukunzi ubu amasaha yagiye ni saa 5 na nzi ko ndi busange waryamye. Anzaje kulala na malkia wangu. Ati se ndaryama gute utaregera mu rugo. Na mimi najua uwezi kulala. Haya, umeshindaje? Ati nanye ndabizi ko utaryama wiri ute. Yule utokako. Ati shaniriwe nkutekereza nyuma yaho ugendeye. Shukuru Mungu. Uko kwenye mambo yetu tumeenda sawa. Vipi umekula? Ya. Mbona sielewi hapo nikapika. Mubaza uko yiriwe. Namubwira uko yiriwe yari yagiye mu bimina byabo. Nimekula, yani sidhani kama nitaweza kula tena. Unajua
ati njye aho mvuye nariye byibuze niwe wanatetse sinzi niba ndi bubashe kubirya ibyo watetse wa mugabo wanjye. Genzi barakundana. Nakumisi sana mke wangu. Ati ndagukumbuye mugore wanjye. Nimekumiss pia. Leo Juma amenipigia simu. Ati uyu munsi Juma yampamagaye. Nasema Yesu, naomba iwe kweli. Kuna ananipigia simu nipata frame. Yaani mume wangu na furaha ile ipitizo. Unajua njia nzima napita nasema na count kwamba tutaingiza hela, tutapata hela, alafu nilikuwa na target maeneo yale na yeye ukapata frame pale. Akabagoresha. Bamwe na bamwe. Baby. Mugenzi umugabo hano yatangiye ibiganiro abwira umugore yuko amukumbe. Umugore nawe mu kwinjira mu nzu nta bindi atekereza nakazi. Ngo Juma yamuhamagaye ngamubwira ko ibyo yamutumye yabibonye ngo nibiki umugabo biramurakaza. Hivi sisi ni wanandoa au ni business? Atari ko wa mugore we nkubaze ubundi twebwe turabunganizi mu kazi cyangwa twarashakanye. Haiwezekani wewe kila saa kila siku. Ati ni gute wowe buri kanya buri munsi buri kanya icyo utekereza nakazi. Na wote wanazungumzia kuhusu pesa. Haufikiri chochote kuhusu maisha yetu ya ndoa. Haufikiri chochote kuhusu mahusiano yetu. Okay. Umesema loko busy kwa sababu una kazi zako nimekuruhusu umeenda. Ati uyu munsi wambwiye ngo ushaka kujya mu bijyanye n'akazi cyangwa se mu bijyanye n'ibyo bimina byanyu. Ndakwihorera uragenda. Atari kose ni gute udagira umwanya cyangwa se udatekereza ku bijyanye n'inzu yacu cyangwa se n'urugo rwacu. Kuko twe twarashakanye mwe mugenzi nuko bitangira. Umugore akumva ari ibintu bisanzwe nyine ariko twebwe abagabo mugenzi dupfa vuba. Dupfa mu mutwe vuba. Abagore muri kureba ino filime mwitonde. Iyi filime muyigireho. Na unajua kabisa from Monday to Friday kila mtu uko busy kazini. Ati nkuko ubizi yuko kuva kuwa mbere mpaka kuwa gatanu no ku cyumweru tukajya gusenga. Iyo minsi yose tuba turi busy. Leo ulitegemewa na kuja. Ati uyu munsi kuwa gatandatu expectingaga yuko cyangwa se numvaga yuko uri butahe kare aho wari wagiye mu bibina. At least unaonyesha basi ulo karibu. Ati byibuze aka kanya ugeze hano nubwo utashutinze byibuze ugaruka umbwira ati mugabo wanjye nawe njye urankumbuye n'ibiki ubundi dukora iki n'iki. Ni missing mail. Like you're still thinking and talking about money. Ati gusa wowe icy'ingenzi kikuraje inshinga nukugaruka uvuga ibijyanye n'akazi n'ibiki ngo nkwe. Really? Unajua kwamba ukaribu wetu sisi ndio unatengeneza upendo imara. Aturabizi yuko mugore wanjye byibuze iyo twebwe ubwacu tubaye inshuti hano mu rugo nibyo bituma byibuze urukundo rwacu rukomeza kogera. Ambao kitaalamu kuna kitu kinaitwa love bond. Ati mu busanzwe tugiye mu bintu byo mu bitabo. Uyu mugabo akunda ibitabo. Ati twinjiye mu bitabo ndetse no mu bitabo by'amadini birabivuga ngo ni connection between us when we are together. Atuko tuba inshuti nibyo bituma byibuze habaye icyitwa love bond cyangwa se icyo tuvuga ngo ni connection cyangwa se ni ikintu kiduhuza twebwe hagati y'abashakanye. Lakini muda wote unazungumzia kuhusu atari ko wowe wa mugore wiburi munsi cyo witekerereza n'akazi. Esa ina maana unataka sisi tutengeneze business bond? Atese icyo ushaka nuko basi twatekereza ibijyanye n'akazi buri kanya cyangwa se twatekereza ibiduhuza yuko ari akazi. Is this our target? Atese iki nicyo twashakaniye wa mugore we. Umugore arahinduka. Ati none se koko uri seriye wa mugabo? Hivyo unajua nazungumzia hela. Ati uziko ibyo uri kuvuga ari amafaranga sha. Pesa. Ibintu byakuze Yesu. Hiyo sura nivunja moyo. Oya naho nyine nawe uri oya. Urantenguye wa mugabo urantenguye. Mimi tegemea basi hata na wewe utafurahi. Ati byibuze na nzi yuko uri bwishime. Tunaenda kupata hela, tunaenda kufanya. Ati yuko tugiye kubona amafaranga muri deal zose mba ndimo ndakira. Biashara tunaenda kuwa watu wakubwa. Ati tugiye kuba abantu bakuze cyangwa se tugiye kuba batagira. Ese unanilaumu? None uri murandenganya mugabo wewe. Kweli? Meongo. Yaani kila unachokiona huko ndani ni kwa sababu na mimi mwenyewe. Ati wa mugabo we buri kimwe ureba hano muri none cyangwa se buri kimwe dutunze nukubera amafaranga nibyo yego. Bagore mwige. Hata ujui
na kusurprise kwamba nimenunua kitu fulani, ili tuendelee. Sasa wewe unataka nikae tu niwe na kutegemea? Ati wa mugabo icyo ushaka we nuko nicara hasi. Ati mbo umugore wo kwicara mu nzu ubundi ngo buri kimwe ngiye nkusaba. Ntago wumva yuko byibuze nanjye najya ninjira mu nzu nkakubwira ngo dore nzanya agafirigo, dore nzanya aga hotpot, nibiki byose nibiki. Yaani niwe tegemezi. Ati muri make urashaka ko nicara hasi kugira ngo buri kimwe cyose nge nicara nkwaka. Uanze kunitesa. Ati ubundi utangira untese. Mimi nitegemea basi hata ungekuwa unafurahi. Unajua kuna wanaume wanatamani wawe na mwanamke kama mimi. Ati byibuze narinzi yuko biri bugushimishe, byibuze ukishima ukavuga ngo mfite umugore byibuze umfasha mu nshingano z'urugo. Ati kubera yuko hano hanze hari abagabo bifuza umugore nkanjye. Abagore kila siku natoka. Abagore hari ibintu mujya mwibeshya. Tunatafuta, tunapambana ili tujue tunapata hela vipi. Kweli? Yaani mpaka usharibu mudi yangu. Ati akakanyura nandakaje wa mugabo. Arirakaza. Ingi ntari kurira umwana ikakurusha uburakari. Aragenda. Gusa mugenzi umugabo yarari mukuri. Katagashu. Icyumweru cyose nk'abantu bashakanye mugenzi niba namwe bibabaho mwisubireho. Ntabwo biba bikwiriye. Pinda du. Akangaka hari uwo baryamanye ejo. Agihamagara nimero ngo ni kompoze. Cyangwa ndibeshye reka nonge. Nimero kompoze ne pas accessible sur le moment. Veuillez repasser vite querido. The telephone number you dialed is not available. Please try again later. Funza mema na mabaya. Umukobwa wacu uraha. Pumbavu. Umugenzi kamaze gukubitwa. Nako ni kicheko kwa wengine. Nta gicamo. Kizaji wapambanaji wa Mungu. Areba umuturanyi. Kase. Ati muturanyi. Umuturanyi bamwise ngo Kase, ubwo ni Katerine nyine. Nuko mujya muri hino. Gatarina we. Kono mbona zime simu yako? Ati ndakwinyiza ntiza kuri telefone yanjye yashizemo amayinite. Yasubuhi. Ati waramutse gute kwanza kutaza unasuhuza abantu. Jamani msione nalewa. Ndio maana nalewa. Ashyiramo nimero. Itungi kwa sifu. Gusa murabizi iyo umuntu yakuborotse nimero wumva ngo ntiriho ariko ukoresheje ndi nimero icamo. Ni Feliciano chanzo. Arahamagara. Rodio munachelewa. Nyamwezi elewa. Icamo. Uko yagaciyemo kiranayifata. Mbona kupigia kwenye namba yangu kama inakata hivi? Ati kukindi kuguhamagara kuri nimero yanjye nkumva ni nkaho uri kunkupa. Selewi kama umeniblock hivi. Ati byagenze bite cyangwa wamborotse? Mi Matilda. Ati ni Matilda. Wachana mimi wewe bana, mimi sikutaki. Ati wa mukobwa urambaza ikiko. Ati ko twarangizanyije bite urambaza iki ubundi? Ndo yule mjinga. Umukobwa mugenzi yacitse intege. Chekechea. Buri muhungu wese baryamanye. Kujitetea. Nuko bimugendekera. Inaniku. Mugenzi nuko byagenze. Tofauti na mama. Buri muhungu wese Nimekosa nguvu. baryamanye. Aramuta. Nimeoza ndani kwa ndani. Mugenzi yacitse intege. Matilda we. We Matilda. Vipi kwema? Ni iki bigenze bite? Asante. Aturakoze kubw'amayinite yawe. Lakini Ati ariko se bite na amahoro? Chapati. Yego. Dunia. Shule inayofunza mema na mabaya. Ndirimbiri miravuga ngo ishuri ryigisha ibibi n'ibyiza nta handi ni mwisi wahageze. Wajuaji na wapumbavu wa Mungu. Atabigira banagiwa cyangwa se abigira ba nyirandabizi n'ibindi bigoryi byose bose turi kumwe. Wasindikizaji wapambanaji. Mugenzi nuko episode yacu ya mbere tuyirangije. Ngira ngo ntimuzacikwe na episode yacu ya kabiri.
nuko dutangiye episode yacu ya kabiri nuko ejo tuzayinjiramo na amahoro cyane dukomezanya na Walking Dead. Alright, asante.